abakuru bagombaga kugira ku bato bagize gute barafeirinze. None Imana ya blessing abandi bato bazamuka muri za struggle n'ibindi, babandi bakora bati mujye mutwubaha. Turakubaha wakoze iki? To be honest, ngo ndakuze. Imana iguha umugisha ku myaka yawe. Nihe impact wakoze ku buzima bwacu? Aha rero tugomba kubwizanya ukuri. Kiza ntabwo mwantera amabuye, hano haratapi ibintu bimeze neza, nta mabuye hano wabona. Tuvuge cyane ngo haleluya. Ibi niyo conflict dufite hagati y'abakuze n'abatoya. Abatoya natwe rero Imana yatuzamura ukazamukana umutima ati nitamuonyesha ntiyanyimye platform umunsi. Reka nikomereza ubutumwa aho hantu mavi. Tuvuge ngo haleluya. Ariko uko byagenda kose munkurikiye bwoko bw'Imana uzubahwa bitewe na impact n'ubuzima bw'abantu wahinduye. Mu gihe nta bantu wahinduriye ubuzima ntabwo ugombwa icyubahiro. Nkavuze neza? Church is quiet. Dore rero intego twese nk'abana b'Imana duhuriyeho ngana muri topic yanjye, sigaje iminota 20 ibindi zabikomeza ejo. Munkurikire neza. Icyo duhuriyeho ni ukuba abambasaderi b'umucyo twakiriye. Munkurikire neza, ni ukuba abambasaderi b'umucyo twagize gute twakiriye. Niyo mpamvu ushaka kubwira hari icyo Imana yagushizemo, hari umucyo Imana yagushizemo. Niyo mpamvu ugomba gusohoka hacuze umwijima ukamurika, kuko uri umucyo. Munkurikire, Yesu yavuze ikintu gikomeye muri Yohana 9:4. Yohana 9:4 aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Icyo cyangwa murakizi, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa ngo burenda kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Muri magambo, iyo umaze gufinding iyo purpose yo kugaragaza umucyo w'Imana, hari periode ugira mu gihe runaka cy'amanywa yawe, nicyo gihe ugomba kumurika. Najya mbabwire rero, twese igihe twakiraga Kristo twahindutse umucyo. Biravuga ngo muri umunyu w'isi, sibyo? Muri umucyo w'isi mukaba n'umunyu. Munkurikire neza, mukurikire nsobanura ibi bintu. Mwitorero igihe ngewe nari umupagani, n'igihe papa Kado yari umupagani, igihe yakiraga Kristo yakiriye umucyo, sibyo? Nanjye igihe nakiraga Kristo nakiriye umucyo. Niyo mpamvu mu buzima bwanjye nta mwijima urimo, mu buzima bwe nta mwijima urimo. Mukurikire, inyungu yanjye si ukumubera umucyo kuko nawe afite umucyo, ahubwo umumaro wanjye ni ukumubera umunyu nkaryoshya ubuzima bwe bw'umwuka, ubuzima bwe bwa gikristo. Niyo mpamvu nk'itorero tugomba kubera umunyu. Uzareba umunyu ufite imbaraga. Narumiwe, utetse ikiro cy'umuceri ntabwo kugira ngo uryohe ari ugushyiramo ikiro cy'umunyu, ntabwo wabirya. Just akunyu gake ushyiramo karyoshya ibiryo. Muri magambo, umunyu wabera mugenzi wawe waryohesha ubuzima bw'agakiza kiwe. Ikintu duhamagarirwa cya mbere ni ukugira ngo ubuzima bw'abakristo dusengana tubana tubenduka umunyu tuburyoshye mu izina rya Yesu. Vuga cyane ngo haleluya. Ndebera ntumwicaranye mubwe ngo nzaryoshya ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Umwerera imbuto nziza uburyoshye ubuzima bwe. Munkurikire rero, iyo umaze kuryoshya ubuzima bwe ntabwo umubera umucyo, kuko umucyo wawe nkuba ukuntu twicaye. Reka numve abantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uri hano wakiriye umwami Yesu n'umukiza avuge ngo amen. Uzi ikintu turi hano twese turi imicyo too much, turi imicyo myinshi. Muri magambo, umucyo wanjye n'uwawe ntacyo tumariranye, ariko uyu mwanya hari ahandi hacuze umwijima. Hari ahandi hacuje umwijima. Dore icyo ugomba gukora ni ukuza hano ugashepinga ubuzima bwawe bw'umwuka, ukongera ugafata rya tabaza rya ukaryongeramo amavuta kugira ngo uryake neza. Warangiza ukajya hahandi ukorera mu kazi, ukajya hahandi wirirwa mu kazi n'ibindi, ku ishuri, ukabate aha ntabwo mbabera umunyu, ndababera umucyo kugira ngo mbamurikire bave mu mwijima barimo. Tuvuge cyane ngo haleluya. Impamvu yacu ya mbere yo kubaho ni ukugira ngo tugaragaze umucyo ahacuze umwijima. None najya nkubaze, uri umucyo ahacuze umwijima cyangwa uri umwijima ahacuze umwijima?
nkasubiremo, muri mwijima ibiri iraho cyangwa uri umucyo? Ikigaragaza umucyo rero ntabwo ari ukugenda uvuga ngo yemwe mwafite umucyo w'Imana. Oya, ntabwo abantu bakeneye amagambo akuvamo, bakeneye ibyo ukora bizahita bereka ko uri umucyo. Mu gihe abandi barya ruswa, wowe ukayireba bati no, ndi umwana w'Imana, uri kugaragaza umucyo. Mu gihe abandi bakora amanyanganyanga mu kazi, wowe ugahagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ati uyu muntu koko ni umukristo. Nawe ugasohoka muririmba, njye ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Munkurikire, abakristo benshi nkurahije ukuri kw'Imana, ntimushobora kuririmba iyo ndirimbo aho mukorera. Niyo wayiririmba bahita bakubaza ati burya se nawe urasenga? Nawe nigeze gukora ahantu kera haciye imyaka myinshi, umuntu umwe yari umukristo. Noneho umunsi umwe twagiraga lunch yo gusenga mu bigo ntashaka kuvuga twakoragamo. Igitangaje, umuntu umwe aje mu materaniro yacu nka fellowship, yari umwe mu ba directors. Ahageze buri wese atangira kwikanga. N'umubwiriza butumwa bwiza agombaga kutubwiriza uwo munsi atangira kuvuga ati mureke twakire runaka, ati ntabwo twari tuzi ko mwaba hano, niteka mwadute. Ati no, ngende umukristo. Ati nawe burya nawe ubwije ukuru. Let me tell you, iyo ndirimbo ngo ngende umukristo ni bakeya hano bayiririmba mu kazi. Urabizi ukuntu mera hariya, banamenye ko uri umukristo bahita batati pasiteri wawe ninde? Benshi hano abakristo dutukisha abashumba bacu, ngo ngiye ngo pasiteri wanjye ni runaka, bareba ukuntu yitwara bakureba kati yaba yabyaye ikibandi. Let me tell you, mu bintu ugomba kwitoza, reka habe mu mwijima habe mu mucyo. Uwahaguruka wese kugutunga agatoki ukumeze mu mwijima no mu mucyo. Mu mwijima mvuze naho abantu batakureba, aho utaba, aho abapasiteri atari, aho abaririmbyi murimbana batari, aho abakristo mubana muri serire batari, ugaragaza kurinde. Najya nkubwire ngo icyita rusange twese duhuriyeho ni ukugaragaza umucyo w'Imana mu buzima bwacu. Gukorera Imana kwacu kwa mbere si ukujya muri korali, si ukujya muri protokole, nubwo nabyo ari byiza, si ukujya mu binginzi, nabyo ni byiza bigira ikindi gihe. Ariko gukorera Imana kwacu kwa mbere, aho ukandagiye hose, aho uteye intambwe winjira, babona umucyo urinji, babona umwana w'Imana arinji, babona icyaremwe gishya kirinji. Nta muntu wagucekera ibindi, ahubwo wowe ukuntu umeze byonyine ni ubutumwa. Reka mbabwire akantu kamwe, abakristo benshi tujya dukora amafuti yo kujya gushaka Bibiliya ukabumbura icyanditswe ngo ugiye kwigisha abantu. Ntabwo ari uko bigisha abantu bwa mbere. Wigisha abantu bwa mbere nuko uteye, nuko ukora ibintu. Byaba ngombwa ugafungura Bibiliya. Gufungura Bibiliya ntabwo aricyo kitwemeza ko uri umukristo. Imibereho mishya yawe nitwereka uwo uriwe utarinze kuvuga. Amashyi yagiye he ko natangiye hari menshi. aho ugeze ukaba umukristo, niwo ushihurana, niwo utabana n'abantu neza, niwo kuba uri directeur, kuba ufite position runaka ntabwo biguha autorité yo kudisipayizinga no guca amazi abari munsi yawe. Wibuke ko nabo bafite intego nk'iyo ufite, so ca bugufi. Ikindi, iyo ntebe wicayeho menya ko mbere kuyicara hari hicayeho umuntu, nunayivaho hazicaraho undi. Twakomera Yesu amashyi menshi. Now munkurikire neza, Paul we yabivuze neza muri Timoteyo. Please dushakire Timoteyo wa kabiri, soreza aho ngaho. Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 20. Umva uburyo Paul yabisobanuriye Timoteyo, umwana ukundwa cyane. Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 20. haravuga ngo mu nzu y'inyumba mu nzu y'ikibere baroko, mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'ifeza gusa, ntabwo habamo ibintu by'izahabu n'ifeza gusa,
ahubwo habamo iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe bikoresha iby'icyubahiro, bimwe bikoreshwa iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibitera isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitunganya, n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe. irekerera aho ngaho, dukomere Yesu amashyi menshi. Foso yadukomereye Yesu amashyi menshi. Ubwoko bw'Imana, uyu ni Paul. Ejo nzabereka igikoresho cy'icyubahiro. Ni igiki kigusaba kugira ngo uhinduke igikoresho cy'icyubahiro. Ejo tuzagira ibihe bidasanzwe hamwe no gusenga. Munkurikire. Paul ari kwigisha Timoteyo, umwana ukundwa. Hamwe ati, Timoteyo umwana wanjye, ntukangwe kuri pasiteri, ntukangwe kuri bishop. Najya nkubwira ibintu bikomeye. Mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho bigiye bitandukanye. Uzarebe no mu mazu yacu aho tuba harimo ibikoresho by'icyubahiro n'ibikoresho biteye ibikoreshwa iby'isoni nkeya. Ndabaha urugero. Abarokore tuvuge ngo haleluya. Ku badamu muvuge ngo haleluya. Abadamu buriya n'abana beza, hari amasahane mu rugo n'ibirahuri biba ahera hahera. Mwabyumvishe? Bisohokayo rimwe mu kwezi y'abashyitsi baje gusa. Ariko igitangaje, hari n'ibikombe bya plastique umwana ashobora gukina kabumbu, ntacyo bitwaye. Noneho ibeshye ugiye kubifataho ya masahane. Ba mama muvuge ngo amen. Reka mpareke. Hari amatorosho mu nzu. Igitangaje, hari amatorosho akoropeshwa hanze, hari n'ayandi yo mu nzu. Hari imifagiyo, imikubuzo yo mu nzu indani, hakaba niyo hanze. Ako hanze ikizaka kwereka kaba ari agacimbo. Kariya ntushobora kukazana mu makaro ngo urakubona, ntibibaho. Nuko rero mu nzu y'Imana turi. Tuvuge ngo haleluya. Paul ari kwigisha Timoteyo, ari mwana wanjye Timoteyo, ntukangwe n'ukuri bishop, ntukangwe ko hari titire runaka ufite. Najya nkubwira, mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho by'umumaro, harimo n'ibikoresho bikoreshwa iby'isoni nke. Ngo ariko umuntu niyitandukanya. Ejo nzatangirira aho ngaho. Make sure ko ejo udasibye kandi uzaza n'inshuti yawe. Vuga ngo amen. Nzabereka ni gute umuntu ahinduka igikoresho cy'umumaro. Let me tell you my people, bwoko bw'Imana munyumve, kuba uri mu nzu y'Imana ntibikuraho ko waba igikoresho cy'isoni nkeya. Nkavuze neza? Kuba uri mu nzu y'Imana ntabwo bivuga ko ukoreshwa iby'icyubahiro. Ushobora kuba uri mu nzu y'Imana ariko ugakoreshwa iby'isoni nkeya. Ahubwo uri igikoresho kihe? Uri igikoresho kihe? Let me tell you, batorero rya Foswe ya munyumve neza, muri ibi bihe tugezemo, itorero ry'u Rwanda rikeneye ibikoresho by'icyubahiro. Aho ukandagiye hose bubahwe bitewe n'ibyiza n'iby'icyubahiro biguturukamo. Apana amagambo, apana n'ibindi bigiye bitandukanye bidakwiriye. Bwoko bw'Imana, kuba uri mu nzu y'Imana ntibiguha siranse ko uri igikoresho cy'icyubahiro. Kububwiriza, Paul niwe yavuze ngo utazaba umeze nk'utera ki, nk'utera waraza. Mani magambo, ushobora kubwiriza, ushobora kuririmba ariko uri kuvuza induru. Bwoko bw'Imana, torero ry'Imana, buri wese yongere yisuzume. Muri ubu bwami bw'Imana uri ikihe gikoresho? Wireba abandi. Hari abantu iyo umuntu ari kubwiriza gutya nka yabaga runaka yari ahari akabyumva ibintu bari kuvuga, ntago ari iby'iwe udahari, n'ibyawo wowe uhari. Ngo ntibindeba. Ijambo ry'Imana twese hano riratureba, nanjye uri kurivuga rirandeba. Hitureba impamvu Imana itakuzamura mu cyo ufite. Cekinga, uri igikoresho kimeze gute? Yesu yaravuze nawe ashaka ibyo bikoresho, aravuga ngo mwinginge nyiri ibisarurwa yohereza iki? Abasaruzi. Ngo kuko ibisarurwa bigize gute? Let me tell you my people, ugomba gucekinga uri igikoresho kimeze gute.
Yesu akeneye abasaruzi muri kino gihe. Yesu akeneye abantu bakoreshwa iby'icyubahiro bakajya kuvana abantu bameze nabi. Muvuga amen, mbabwira akantu soze. Amen iracyari hasi, zamuka uvuge ngo haleluya. Zamuka kandi uvuge ngo haleluya. Bwoko bw'Imana, igihe utarafata position, najya mukurikire neza, igihe utarafata position yo kuba igikoresho cy'agaciro, hari abantu bari kurimbuka, hari abantu bari kubabara kubera wowe bagutegereje. Nkavuze neza cyangwa nsubiremo? Hari abantu bagutegereje bari kurimbuka, bategereje kuhagarara ukababera icyitegererezo, ukababera umumaro kugira ngo babashe kuva muri biriya bintu barimo. Torero ry'Imana, mureke tujyane umucyo, tumurikira abantu. Niko gukorera Imana gukwiriye muri kino gihe. Hari abantu bari kurimbuka. Paul yabwiye Timoteyo, ndibaza, aramubwira ngo iki Imana ishaka ngo nuko abantu bose bagira gute, bakizwa, bakamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bwoko bw'Imana, mureke tuve muri izi ntebe, aho dukorera, aho twiga, aho dutinda, mureke tuvuge ijambo ry'Imana, abantu batabarwe. Abantu bararushe, amadepresiyo yisha abantu. Muvuge ngo haleluya. Wabaye umumaro, wabaye umumaro. Kampani ukorera reka ihabwe umugisha kubera ko uyihagazemo. Murikayo umucyo, cyane itoroshi y'umucyo wa Kristo. Erekana Kristo aho utinda, erekana Kristo ibyo ukora. Bwoko bw'Imana, najya nkubwire, ukeneye kuba umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Nsoreza ngaha, hari giant, hari igihanda kikuryamyemo, ukeneye kubyutsa kugira ngo ubere umumaro sosiyete. Ntabwo waremewe kugira ngo uze wige, ukure, wubake urugo, ubyare, nurangiza upfe. Oya, hari mandate, hari divine purpose y'Imana iri ku buzima bwawe. Ndagusabye, make up your mind. This is 2025. Uyu mwaka tugitangira, vuga ngo ndanze kuba usanzwe. I refuse to be ordinary. Ndanze kuba usanzwe, ngomba kuba uw'agaciro mu buzima bwanjye, mu muryango wanjye, mu kazi nkora. Kuba ahantu nkora bahabwa umugisha na presence yanjye. My dear people, reka mbasabe iki kintu, hagurukisha imbaraga muri uyu mwaka, wange kuba umuntu usanzwe. Make up your mind. Benshi muri twebwe dufite amapotential aturyamyemo, asinziriye. Najya ngo mbabwire, turi mu gihe cya Dawidi na Goliyati. Goliyati yahagurutse, dukeneye ba Dawidi bahaguruka kugomba kumushyira hasi. Najya nkusabe, nudakora ibyidasanzwe mu gihe urimo, uzapfa nta n'umuntu n'umwe uzakwibuka. Njya mbona abagabo nka ba Dr. Myris Monroe barapfuye imyaka iciyeho, ba Theo Osborne, ba Benson Dahosa, abose bagiye bapfa mu myaka iciyeho, ariko na n'uyu munsi abantu baracyabavuga. Paul yaragiye, Petero yaragiye, n'uyu munsi turacyabavuga kubera iki impact basize mu gihe cyabo. Najya nkubaze, ni iyihe impact uri gukora muri generation yawe? Haguruka ushyire impact muri generation yawe utanga. Mama, wihugira mu guteka gusa, wihugira muri make up gusa, sohoka genda utange impact. Umunsi wapfuye upfa uzapfa. Ko mundeba nabi, nanjye ubahagaze imbere nzapfa. Twese inzira yacu ni hariya Rusororo, nugira umugisha ukabona aho bagushyira hariya hataruzura. Let me tell you, icy'ingenzi si uko uzaba upfuye, icy'ingenzi ni ihe impact uzaba usize, ni ihe mirimo yawe izibukwa, nicyo uzasigira muri Foursquare abadamu n'abagabo bakarira kuko utashye, nicyo uzasigira umuryango wawe bakaboroga kubera ko mbibutse ko hari abantu bapfa bakabata Imana iradukijije. Haleluya, amina. Nubwo bagira kwirimba bakate yakoze imirimo myiza, yigeze kwishyura umwana ishuri kandi uwo yishyuriye karakano ko mu cyaro yishyura imyaka 15 iciye nabwo igihembwe kimwe, bakazanye kujya bakitirira imirimo myiza kubera ko nta impact yasize. Ni buhe buhamya we bazakuvugaho? Kugenda uzagenda, maybe si uyu munsi, maybe si ejo, ariko igihe kizagera uzagenda. Ariko igitangaje nicyo uzaba usize mu gihe cyawe. Bajene muri hano muvuge ngo haleluya. Niki kintu uzaba usize mu rubyaro rwawe? Niki kintu uzaba usize muri industry urimo? Ushatse wakora ku mitekerereze yawe ukongera ugahaguruka.
hagurutsa igihanda kikuryamyemo, hagurutsa potential zikurimo, reka wongere wake. uyu mwaka ukubona avuga ati hari ikintu cyabaye kuri uyu mudamu, hari ikintu cyabaye kuri uyu mugabo. kubera iki? uburyo bari bakuzimo bitandukanye n'uburyo bakuze uyu munsi. nagira nkubaze iki kibazo, uzasiga iyihe nkuru ki imusozi? mbibutsa ko guhagarara hano nkavuga ntabwo byo bidetamininga impact ngira. guhagarara hano nkaririmba utitiranye impano n'imirimo myiza dukorera muri Kristo Yesu. Abefeso 2:10 yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. ngiye kuguha iminota 3 uririra Imana, usenga Imana, ubwira Imana ngo Mana ndanze kuba ordinary, ndanze kuba umuntu usanzwe mu izina rya Yesu. uyu mwaka ngomba kugira impact mu kazi, impact abo duturanye mu miryango, impact aho ugeze usige impact izaguherekeza mu gihe utazaburiho. Let me tell you, benshi muri twebwe tuvuza amazina ya ba data, nduwo kwa runaka, hari abantu bagutera amabuye, ariko hari n'abandi bavuga ngo nduwo kwa runaka, ugasanga umuryango ugufungukiye atari uko wawukoreye, ari uko so yasize izina ryiza. igihe cye cyararangiye, wowe n'abahe bana bawe bazabenefisa ku cyo wasize. Make up your mind. Mama, papa, make up your mind. ndashaka ko dusenga. ni iyihe impact? bajene mutagira ngo mwebwe ntimupfa, ntabwo murabona bajene bapfa ku myaka mitoya. oya turi hano mujya mubabona, udateba ngo njye ngo ndacyari wese ngo ndacyategereje ngo nzakura. ntuzi biguhagaze imbere. sinkwifurije kugenda mbere y'igihe cyawe, nta n'ikizagutwara, ariko ugomba gusiga impact. impact ntabwo igendana n'imyaka, impact igendana na purpose. bwoko bw'Imana, ni ibihe bihanda, ni ikihe gihanda kiryamye muri wowe? nta muntu n'umwe warebaga Dawidi amugirira icyizere ko yakwica Goliyati, ariko ubugabo n'ubushobozi bwari bumuryamyemo. ntabwo bwagaragazwaga n'isayizi yari afite, ntabwo bwagaragazaga n'igikuriro yari afite, bwagaragazaga na purpose n'Imana yamenye ku buzima bwe. Let me tell you, make up your mind. nimba bigusaba gusenga, senga. nimba bigusaba kwiriza, iyirize. nimba bigusaba gukora amaretrete, yakore. ariko nushaka wange kuba usanzwe. impact iraharanirwa. gukorera Imana kwa mbere no kujyana umucyo. bwoko bw'Imana, amahanga aradutegereje, iki gihugu kiradutegereje, imiryango yacu benshi muri twebwe iradutegereje. nicyo uri gukora. haguruka ku maguru yawe dusenge. amen. shaka ijambo kuruta uko ushaka impano. aba ba data n'ababyeyi mubona bicaye hano, ikibakomeje si uko basirimbye, si uko babaye mu bindi, ariko bariye ijambo bararitapfuna. imyaka 30, 40 baracyari mu Mana bahagaze, nta kindi kibahagarikije, ni ubwiru bw'ijambo ry'Imana. so tugiye kwiga ijambo tuvuge ngo haleluya. n'ejo tuzakomeza kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri mu izina rya Yesu. tuzagira ibi bidasanzwe. Yohana ubutumwa bwiza 1:6. Yohana 1:6 haravuga ngo hariho umuntu watumwe n'Imana. genda gake gake. hariho umuntu wagize gute? watumwe n'Imana, witwaga Yohana. tuvuge cyane ngo amen. murakurikira ijambo ry'Imana ngo hariho umuntu witwaga nde? uwo muntu yavuye hehe? yatumwe n'iki? muri magambo, yaravutse atavukiwe ikindi, yavutse ku bwa purpose, yoherejwe n'Imana. uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo. kurikira ngo yazanywe no guhamya iby'iki? iby'umucyo. muri magambo, badefininze, bakiriyarinze purpose yatumye Yohana ava mu ijuru. mu cyongereza ngo there is a man who sent. verse 6 please. ngo yoherejwe, yavuye. please verse 6 media team. okay, ikomereze. ngo atume bose bizera. atume bose. subiramo ako karongo ka 7. uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo. uwo yazanywe ntabwo yazanywe n'ibindi, yazanywe guhamya n'iby'umucyo. ngo atume bose bizera. atume bose bagira gute? reka musabe ukomera Imana amashyi ku bw'ijambo ryayo. now
there was a man sent from God. Hari umuntu woherejwe uvuye ku Mana, yazanywe atazanywe n'ikindi, no, azanywe no kugira ngo umucyo wamamare, aje kugira ngo atange umucyo. Mani magambo, Yohana yavutse mukurikire, Yohana yavutse ataje kugira ikindi akora. Ntago yaje kugira ngo abe profeseri, ntago yaje kugira ngo abe umuyobozi, umwami n'ibindi muri sectors zigiye zitandukanye. Yazanywe na specific mission. Bibiliya ivuze hari umuntu waje uvuye ku Mana, yazanywe no kugira ngo agaragaze iby'umucyo. Tuvuge ngo amen. Ibi bitwigisha iki nk'itorero? There is a purpose, hari intego, hari n'umugambi w'Imana ku buzima bw'uwavutse wese. Tuvuge ngo amen. Hari intego, hari n'umugambi byatumye buri mukristo wese, buri mwana w'Imana wese avuka. Mwana magambo, nkuko Yohana bitubwira ngo yoherejwe n'Imana, azanywe n'impamvu iri specific kugira ngo agaragaze umucyo w'Imana mu bantu. Ni nako twese nk'abana b'Imana tumaze kubyarwa muri Kristo Yesu twazanywe na purpose, twazanywe n'intego runaka. Intego yacu nta yindi, ni ukugira ngo aho dukorera, aho dutuye, aho tugenda, Imana igashe kugaragara, n'umucyo ubashe kugaragara. Atari umucyo ugaragaje kuko igihe wakiraga Kristo wakiriye umucyo, uwo mucyo Kristo kurimo niwe ugomba gukandagira ahantu bakabona wa mucyo uraje. Tuvuge cyane ngo haleluya, tuzamuke tuvuge ngo haleluya. Mu yandi magambo, there is a purpose, hari intego n'umugambi wa buri buzima bw'umuntu wicaye ahangaha. Mbivuze neza? Mwani magambo, mu gihe utarawusobanukirwa niko kazi ugomba gutangira gukora mu izina rya Yesu. Kubera iki? Igihe cyose udafite impamvu yo kubaho, ntuba ufite n'ikintu cyo gupfira. Tuza mu nzu y'Imana ariko nta muntu n'umwe uramenya ngo Mana uba mpamagara iki, kubera ikindi hano, kubera iki bimeze gutya, nicyo ushaka. Najya mbabwire nkuko Yohana Bibiliya mutestifying, nta muntu w'impanuka. Halo, tuvuge ngo amen. Nta muntu w'impanuka muri iki gihugu. Kuki utuye muri kino gihugu udatuye mu kindi? Kuki wavukiye mu muryango wavukiyemo? Kuki uhura n'abantu uhura nabo? Mwani magambo, ibintu unyuramo n'ibyo ucamo biconnectinze ku muhamagaro ndetse na purpose y'Imana ku buzima bwawe. Iyo utarabasha gusobanukirwa intego yatumye ubaho, trust me, ubu ugifite akazi gakomeye ko gukora ku buzima bwawe. Kuko imigisha yose, ubutsinzi bwose Imana izaguha bufite aho buhuriye na purpose yatumye ubaho. Igihe rero utarasobanukirwa purpose yatumye ubaho, uracyari kure y'umugisha w'Imana, uracyari kure na connection n'ibindi bidasanzwe Imana yateguye uri muri purpose. Tuvuge ngo amen. So iyo tuvuga ubuzima bufite intego, n'ubuzima Kristo ashaka. Urebe igitangaje, Kristo yaje ku isi, ntabwo Yesu kuza ku isi aribwo yarabayeho, yari yahozeho. Birabivuga yarahozeho muri Yohana wa mbere 1:1, yahozeho, ibintu byose byaremwe nawe. Ariko igitangaje, kubera intego yari afite ku buzima bwe, byatumye asiga icyubahiro mu ijuru, yemera guca mu nda y'umugore, yambara umubiri, aza ku isi, aje kugira ngo asohoze gukiranuka kw'Imana na purpose yari iri ku buzima bwe. Turamurikira neza? Mwani magambo, nawe waje hano ku isi, kuko hari abantu batekereza ko bangana n'imyaka yabo. Uri mukuru kuruta imyaka yawe. Tuvuga cyane ngo amen. Ntabwo ungana na anniversaire yawe, uri mukuru kuruta anniversaire. Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utaraba urusoro. Hari abakristo bari hano, nakumenye utaraba urusoro mu nda. Mwene magambo, Imana yakumenye utaraba urusoro, na papa na mama bataraho, ngo nkushyiriraho kuba umuhanuzi. Mwene magambo, mbere y'ukubaho mu isi y'ibifatika, wari uriho mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu cyakuzanye kugira ngo ubashe gusohoza icyo Imana yashyize ku buzima bwawe. Mwene magambo, uri mukuru kuruta anniversaire yawe. Nkavuze neza? Ariko hari abantu bari gufashwa bavuga ngo haleluya. Uri mukuru kuruta igihe wavukiye, kuko wahozeho. Waje ku isi gukora iki? Waje ku isi kugira ngo umugambi w'Imana uguciyemo ubashe kugaragaza ubwami bw'Imana muri kino gihugu. Vuga cyane ngo amen. So iyo utarasobanukirwa icyatumye ubaho, icyatumye uvuka, uracyafite struggle nyinshi urwana nazo. Reka mbabwize kuri bakristo muteraniye hano, intambara nyinshi duhura nazo. Muzi ko hari n'intambara duhura nazo zikuruwe nuko twagiye kure y'intego yo kubaho kwacu. Ako mwamvugiye ngo amen.
kubera kuri kure y'ubushake bw'Imana intambara zirakwataka ukibaza Mana wampoye iki? Ntacyo yaguhoye, nta n'icyo mupfa, ahubwo icyo utazi ni ukuri kure y'umuhamagaro wawe ndetse na papa Imana yagushyiriyeho. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana muteraniye hano ni byiza, ni iby'igikundiro gushaka mu maso y'Imana ukabwira Imana, Mana wandemeye iki? Kuki natumye mvuka mu gihe gisa nk'iki? Uzi impamvu? Hari impamvu Imana yemeye kubaho gutyo, ukura gutyo, kandi ibyo uri gucamo biri connected n'impamvu yo kubaho kwawe. Ushaka kumbaza ngo namenya gute impamvu yo kubaho kwanjye? Nyigusubiza mu minota 2. Nta bundi buryo wamenya inkomoko yawe cyangwa se wamenya impamvu yo kubaho kwawe udasubiye ku muremyi wawe. Umubumbyi uwabumbye ivaze rimwe bashyiramo indabyo ntabwo yabumbuye ivaze, papa ntabwo yabumba ivaze imuhindukira nimubwire ati njyewe nubwo ndemeye gushyiramo indabyo ndanze gushyirwamo indabyo ngiye kuvoma. Benshi abataye umugambi Imana ku buzima bwabo twahindutse nk'ayo mavaze. Ivaze bayiteguye kujya bayitakemo indabyo, ariko irahindukiye ibwira umuremyi wayo, njye ntabwo nshaka ibyo bintu byawe by'indabyo, ngiye kuvoma, ngiye gukora. Imana imaga iyo wagiye kure ya papasi yawe ni ukuba umeze imbere y'Imana. Let me tell you, igihe cyose ivaze, kandi uzarebe iyo ivaze bayiteguye neza bagashyiramo indabyo ubona biryoshye. Niyo mpamvu uzasanga, niyo mpamvu nkubwira akantu, nubona mu bintu uri gukora ukabona mu bintu uri gucamo uri kugira intambara nziza, ibyo uri gukoramo reka mbivuge mu kinyarwanda cyoroshye, hari abantu bari guteza ibibazo ahantu bari kuko bataremeye kubaho hantu. Muri korari niwe wateje ibibazo, niwe uri guteza amagambo, niwe utazi kubyina danse, bajya ahangaho ukajya hirya, bigaragare ko atariho waremeye kuba. Jya muri protokole maybe ko ariho ushoboye. Hari abavuga butumwa bifosinze kujya ku gatuti, ntibazi kuvuga, ntibazi gutondekanya ibintu, n'ibyo bateguye banditse ntibazi kugira ubwenge bwo kubisoma. Akasakawe jya mu bindi ushoboye. Hari ibibazo tujya tugira, buri muntu wese arashaka kwigana mugenzi we ngo kuko ari byo bibona ngo bikunzwe n'abantu. Ubu umuntu wese atahanuye ntabwo yaba umuvuga butumwa. No, nshobora kuza hano nkavuga ijambo ry'Imana, aho nicyo nshoboye. Abahanura nabo bahanure n'ibyabo n'Imana yabashimiye ko bahagarara. Uzareba isi cyangwa se systeme y'isi yarabyanderstandinze. Hari aba doctors bari specific ku badamu babita abajenewate, abajenekologe. Uwo nguwo umujyana iby'umutima yakwica ntabwo yakuvura, kandi nawe yubaha mugenzi we ati ibi bintu ntabwo mbishoboye, terura uwo mutima wawe nkwereka ahantu ujyanira. Nta kimwaro kimukoze, ariko urabizi ko uri umuvugabutumwa uzi kuvuga ijambo ry'Imana, ugatangira ati nderetswe ugatangira ukavangirwa kuko ibyo ugiyemo si ibyawe, wakoresheje neza ibyawe ufite. Niyo mpamvu hariho kwiganana. Runaka aririmba gutya, nanjye reka mwigana ukuntu aririmba. Uri kwigana ibitakurimo bizakuvuna. Wabaye wowe ibyo ushoboye ukabikora neza, ariko wazamuye ibiganza ukavuga ngo haleluya. Nimba ubona hari abashoboye kuririmba bibarekere si ibyawe. Ntuzi n'ijwi urimba nimba rya gatandatu nimba rimwe makumyabiri. Urashaka iki mu baririmbyi wagiye ahandi ushoboye? Urabizi neza ko iyo abandi basirimba ubyina kontre tubangamira abandi. Dore iwawe ni hari inyuma, ntabwo ukwiye kuba hano, kandi n'ubu uri hari inyuma enjoyinga kuko ni Imana yaguteganyirije kuba. Ariko ndimo ndavuga neza, ba wowe kuki uri kuvunika? Mama Bishop nabonye ukuntu avuga n'ukuntu asirimba, ndumva nshaka kumera nkawe. Ni byiza kwifuza kumera nkawe, ariko mu gihe utari nkawe uzavunika. Let me tell you, niyo mpamvu Imana bashumba, niyo mpamvu Imana itatwemere kuba nashumba bose. Abantu bose b'i Kigali si n'abashumba ngo bivemo. Niyo bose baterana, hari abankundaye n'abandi babona ntazi ibyo mvuga, ariko abo mbona ibyo mvuga babyumva, abo nibo nateganyirijwe. Niyo mpamvu ugena hano ukareba umushumba umuhamagara afite, ukabona hari abandi koko bagize gute bamukuriye. Nuko mu isi y'umwuka bihagaze, ariko urashaka. Niyo mpamvu hava hano ho kugira amashyari. Kubera iki? Uri kwivanga mu bintu utahamagariwe. Church is quiet.
itorero ryacecetse. Aho ni sawa. Reba ni hehe nahamagariwe. Yohana baramubaje ngo ninde, ati ndijwi ry'uharangururira mu ntago confusing, ntago yitiranye bidakwiriye kwitiranywa, ati ngewe ndijwi. Nta kindi yaje kubwira abantu mwihane dore Mesiya araje, nta kindi. Ariko igitangaje, urashaka guhanura, urashaka kuririmba, urashaka gukora ibi, urashaka gukora ibi, come on, abandi bazakora ibiki? Niyo mpamvu ushwanyukira mu bintu byinshi, sorry to use this word, ukora ibintu byinshi, unyanyagira mu bintu byinshi, ugasanga nta na kimwe ukoze neza abantu bagushimira. Imbaraga zawe ziri muri byinshi. No, uyu mwaka tugitangira, kura imbaraga mu bintu byinshi bidagufitiye umumaro, shyira muri bya bintu ukora neza, itakuri ibyo ngibyo. Hari abantu turi kumwe bavuge ngo amen. Atari ibyo uravunika umutima, uraruha. Ukiri kubwira Imana ndashaka kuzamuka, ndashaka, Imana ikarebe kavuga se uyu muntu ntazi. Ikibabaje rero, kugira ngo umenye papasi yawe usubira ku nkomoko yawe. Wa wundi wakuremye, umuremyi wawe ni uzi impamvu yakuremye. Jyayo umubaze wandemeye iki, ndi ivaze, ndi ikijerekani, ndi rakrete, ndi iki. Urashaka kuba ivaze ube na rakrete bakorope gute? Mbabwije ukuri mama, ni ibi bibazo dufite mu itorero. Niyo mpamvu uzasanga abantu nkaho kubibisubiza ahantu bari bahindutse ibibazo byaho bari. Niki cyabaye? Icyabaye nuko wivanze mu bintu udashoboye. Amina ziracyahari? Tuvuge cyane ngo amen. Uyu mwaka gabanya distractions, uyu mwaka gabanya ibintu udashoboye, itakuri bya bindi bike ariko ushoboye. Icya kabiri, subira ku muremyi wawe umubaze wandemeye iki, nihe mpamvu yo kubaho kwanjye. Dore Yohana 2 kunatubwiye nta kindi cyamuzanye ngo nukugira ngo agaragaze umucyo. Mu yandi magambo, there is a purpose, hari impamvu Imana yagushizeho, yakuremye. Kuki Imana itemeye kubaho mu binyejana 5 biciyeho ukabaho muri kino gihe? Hari impamvu. Ikibabaje ni uburyo abakristo twashyuminga ko ibintu byose tubyumva, twumva ibintu byose turabishoboye, twumva ibintu byose. Igihe uzatangira kubaza Imana ibibazo, bizatangira kukwereka urugero rwa matiri tutangiye kubaho. Imana muvuga amena mbabwira kandi, no muvuga amena cyane mbabwira kandi. Hari umugabo wari utangiye gusobanukirwa papasi yo kubaho kwe. Uwo mugabo yitwa Gideon. Imana iramumanukira ari mu muvura, ariko yari ingabo, hari ikintu cyari kimurimo ariko ataramenya n'iki kikindimo. Imana iramumanukira ati Gideon ukundwa, ibi bintu uri gukora ntabwo ari byo ugomba gukora, icyo waremewe ni iki n'iki. Gideon ati buretse nimba ko kutwishimira, kuki wemera ko ibi bintu bigira gute bitubaho? Atangiye kubaza ibibazo bigendanye na papasi y'ubuzima. Imana ati no, ni wowe nahisemo kugira ngo uzatabara ubwoko bwa Isirayeli. Ati oya wishuka, niki kibinyemeza? Atangira kubaza ibibazo. Mwene magambo, iyo utangiye kubaza Imana ibibazo, uba watangiye kujya mu nzira nyiziza yo gusobanukirwa impamvu yawe yo kubaho. My dear, ntabwo Imana yakuremeye kugira ngo ubeho, ubyare, uheke, wigisha abana nurangiza upfe. No, hari Imana yagushyizemo, hari potential Imana yagushyizemo, igomba kuvayo abahanga n'abantu bakayibyaza umusaruro, bakanezerwa kubera kubaho kwawe. Reka nk'urugero rwiza, mu gihe ahantu uri bataramenya agaciro kawe, abantu mubana bataramenya agaciro kawe, bita bikwereka ko utaramenya impamvu yo kubaho kwawe. Bivuze neza? Niyo mpamvu ushaka buri inshuti yose ikurebe, niyo mpamvu ushaka buri inshuti yose, niyo mpamvu benshi muri twebwe tugwa mu makosa yo kwihoma ku bantu. Bavuze neza? Donc runaka kuki mutampamagara, kuki mutantumira mu bukwe, ntabwo byumvikana ko udakenewe. Urarwana n'iki? Bimeze bite? Ngo bakoze inama ngo ntibampamagara. Igisubizo kiri ize, ntabwo ukenewe. Kandi gitangaje, naho kujya gupfuka mubwira Imana ngo Mana mpindura igisubizo, uko udakenerwa
ni nako batakora inama hatari abandi bahamagaye, kuko bo bamaze kubaka kapasite, bamaze kubaka ubuzima bwabo ku buryo babakenera mu byo bari gucamo byose. Wowe rero utaramenya icyo ugomba gukontribua muri sosiyete, ibyo wakora byose bati no abantu baranyanze nibankunda no mu rusengero birimo protokole byagenze gutya. Uribuka runaka yarabyaye bajya kumuhemba, njyewe mbyaye rimwe ntibampemba, ubwa kabiri impamvu tutaguhembye birumvikana nuko tutaguteye inda. Ntabwo byumva. Ibaza abantu batangiye kuva mu itorero kubera ngo narabyaye ntibampemba. Ko mutangiye kundeba nabi, tuvuge cyane ngo amen. Ugasanga umuntu asohotse mu itorero, umuntu arabyaye ntibampemba. Ngo hari abantu bicaza imbere, ngo bahora bicaza imbere, njyewe iyo nzindutse banyicaza inyuma. Biroroshye. Finding a purpose yo kubaho kwawe, urebe ko utazicara imbere. Abicaye imbere ntago mukurikire, ntago abicaye imbere babyutse mu gitondo ngo bicare imbere. Nabo babajije, hari umunsi bicaye aho wicaye inyuma, ariko niki bakoze kugira ngo umunsi bicare imbere? Ibi bintu abakristo ntabwo dushaka kubyumva, ariko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Muri ubu ngo bagize amahirwe, ngo impamvu bageze hano nuko nta mahirwe abaho akora abantu gutyo, nayabaho. Abantu bakoretse amajoro baraye. Hari ubwo presence mu kanya doctor, turishimye guhura namwe cyane. Let me tell you, doctor mumubaza havuye imyaka 5, none urashaka ngo wicara ahangaha uri nibibaho. Sacrifice yatanze ziramwemera kuticara hari inyuma yicare hano. So wishaka rero gushaka kwicarana nawe yararaye amajoro, wowe utarayaraye. Urya kawunga kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru, abandi bariyiriza iminsi yose. Uraryama amasaha 28, abandi barakora amasaha. Ni gute wagira resulta zingana n'umuntu nkawe? Ntabwo bibaho. Nshatse kuvuga iki? Bakristo, umuntu nakurusha resulta mwubahe. Nta resulta ziva mu mahirwe, oya, ziva mu bitambo no kwemera kudasinzira no kuvunika. None urashaka ngo bagukomera amashyi kuko runaka bayamukomeye? You are joking. Ubuzima ntago ari uko nguko bumeze. Hello. Let me tell you, nanjye ubwanjye hari umunsi nigeze guhura n'uyu mubyeyi ari mu mazi ari gutogota asenga amarahoso. None ndagaragara uriya ni revera ninde? Urabyuka baba ateye imyaka ibyumba aratogota ashaka Imana, ntaze kumbe nahabihinira. Noneho yazamuka hano yabwiriza icyubahiro cy'Imana cyaga, unashaka ngo kuba nka revera Kado. Yewe banza usobanukirwa ibyo akora mu bwihisho, aho abantu batamubona n'icyo akora. Ibi rero nicyo kintu kiri mwito. Ndashaka kumera nka runaka. Nushaka kumera nka runaka ni byiza, ariko wemere utanga ibitambo yatambye kugira ngo agere hariya. Muriko murafashwa? Find your purpose. Utaza kugira ngo nataye intego yanjye. Mfite aho mbaganisha. Muvuge cyane ngo amen. Bimwe mu buzima buryoha bw'umwana w'Imana nk'umukristo, ubuzima bw'Imana bikakuryohera. Benshi impamvu no mu materaniro ataturyohera nuko tutarasobanukirwa impamvu yo kubaho. Niki gitumye Imana ikubeshaho muri kino gihe? Kuki ibintu biri kugenda gutya? Find your purpose. Hari intego rero twese duhuriyeho nk'abana b'Imana. Nkunda Bibiliya. Tuvuge cyane ngo haleluya. Nimba twararemwe n'Imana, nimba twaracunguwe n'Imana, nimba tubereyeho yo tutabereyeho ibindi, hari intego twese nk'itorero duhuje. Ibyo bikiraganda bitango icyita rusange, denominateur commun. Common what? Denominator something. So mu yandi magambo zikiba icyita rusange twese duhuriyeho ni ukugaragaza icyubahiro cy'Imana aho tuba hose. Mu yandi magambo, uburyo bwiza wakoreramo Imana bwa mbere ni ukumenya icyo yakuremeye, warangiza ugatangira kukibamo. Ukibamo gute? Ugaragaza icyubahiro cy'Imana. Naha rero twasomye muri Yohana 1:6,
Yohana yoherejwe n'Imana avuye mu ijuru. Nabihuje na Yeremiya nakumenya utaraba urusoro mu nda nkushyiriraho kuba. Buri muntu wese hari impamvu Imana yakuremye, hari n'impamvu Imana yemeye kwacu. Mani magambo, ntabwo Imana mama wakubyaye yahindutse igikoresho kugira ngo Imana ikugeze ku isi. Igitangaje, iyo wamaze kumenya umuhamagaro wawe, ndajya mukurikire please everybody watch this. Igihe wamaze kumenya umuhamagaro wawe, nta n'ubwoba bw'uwo muhamagaro ugira, nta n'ubwoba bw'ibyo bihuri guca mugira. Let me tell you, Yesu yakoze ikintu gitangaje. Ndajya mukurikire neza. Yesu yakoze ikintu gitangaje. Uzi ikintu yakoze? Yaje mu nda ya Mariya arabyara, amara imyaka 30. 30. Bajya bavuga ngo buri myaka 10 isimboliza imyaka 3 yakoze. Mwibuke ko Yesu yaministerinze imyaka 3, yararangije papasi yo kubaho kwe. Mani magambo, kuba wakuru ukagira imyaka 70 ntago bivuga ko wujuje papasi. Nkavuze neza? Kuba ugejeje imyaka 70-80, kuba usaba Imana uzampe kurama ni byiza, ijye bitanga, ariko ushobora kurama nta kintu mariye sosiyete. Ndakavuze? Ushobora kubaha imyaka, ni ikirero kibazo dufite. Ugasanga umuntu arakuze ariko wasanga impact ari gutanga muri generation ugasanga ni bure. Twarangiza ngo mujye mutwubaha, twe turi abantu bakuru, turabubaha kuri mukuru. Ni ihe package utanga ku batoya? Izire nizo conflict ziri hagati y'abasore bari kuzamuka n'ababyeyi. Ejo bundi hari umusore mu young ministers, umukozi w'Imana ukizamuka ukiri mutoya, twaragananje ndamuga tujye wubaha so mu mwuka ujye. Ndamwubaha yakoze iki mu buzima bwanjye? Niki kintu ambwira history yabo. Ati what? Ndavuga ati uko bimeze kose utegetswe ku muganda ujya nimba ushaka ko Imana izakuzamura regardless n'amakosa. Ariko byansigiye image imeze gutya. Turabakiriye iteraniro ryose dukomera Imana amashi. Amen. Karibu cyane. Yes, twakongera tugakomera Yesu amashyi menshi. Hallelujah. Ndanezerewe kongera kugaruka hano, kandi nkuko yabivuze aha ni mu rugo, nta protokole nyinshi zihaba, ntaki, ari ubuntu twatewe ndetse no kongera kuba hano mu izina rya Yesu. Mwakongera tugakomera Yesu amashyi menshi. Ndibaza si ubwa mbere si n'ubwa nyuma. Ndashima Imana kuba nongeye kugirirwa icyizere n'umubyeyi w'uru rugo. Ni umugisha udasanzwe kongirira icyizere cyo kubana namwe iyi minsi murimo idasanzwe y'ububyutse imbaraga. Ndashima Imana kandi ko ntewe iteka ryo guhagarara hano, kandi mu izina rya Yesu ndazi neza ko tuzagira ibihe bidasanzwe muri iyi minsi. Bwira mugenzi wawe ngo uzafashwa muri iyi minsi mu izina rya Yesu. Mufitanye ibibazo kutamubwiye neza, mubwire ngo uzafashwa mu izina rya Yesu muri iyi minsi. Rero munyemerere mushimire ababyeyi b'uru rugo, Mama Bishop ndetse na Bishop udahari. Nukuri ndashimye Imana kubw'ino opportunity no kubw'aya mahirwe. Hari akantu nigeze kumva, iyo ugiye kwigisha ahantu bakakugarura cyangwa se ukagaruka, mu yandi magambo ngo igihe wabanjeyo ngo witwaye neza ntago witwaye nabi, kandi nanone ngo iyo batakugaruye ntago wirirwa ubaza icyabaye uhita ucyumva. Rero ndashima Imana ko twongeye kugaruka hano, ubwo byagenze neza mu izina rya Yesu. Yes, rero ndashimye Mama Bishop, babyeyi beza turabashimiye, murakoze kuduha uyu mwanya. Imana ibaha umugisha. Reverend, Imana iguha umugisha, murabizi turabakunda cyane, kandi buri gihe ajya akunda kumbwira ngo Imana ishimwe ko wahamagawe ukiri mutoya, ngo ni byiza cyane. Rero ndabashimiye cyane, murakoze. N'abandi babyeyi abashumba bari hano turabubashye cyane. Imana ibaha umugisha. Mwanyemera tugakomera Imana amashyi kubw'abashumba bari hano.
yes rero reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Ushobora guhumiriza ku maso yawe tugasenga. Mana nziza, Mana y'ubuntu, Mana igira neza, Mana idukunda kandi Mana itwitaho uko bwije uko bukeye. Tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kubw'ino opportunity duhaye kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe. Kuvugane na buri wese uri hano mu izina rya Yesu Kristo. Ntabari experience, ntabari ubwenge n'ibindi, ahubwo reka imbaraga z'umwuka wera zikorere mu ijambo ryawe, zikiza abarwaye, zibohora abarushe. Reka buri wese wicaye ahangaha ave mu bwiza bumwe yinjire mu bundi bwiza nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Mu izina rya Yesu Kristo tugukomeye amashyi menshi, tugushima mu izina rya Yesu, amen. Dushaka gusoma muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana. Umusomyi mwiza ashobora gufata microphone akamfasha. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere turahera ku murongo wa 6. Bansabye kuvuga nanone ku gukorera Imana, gutera intambwe mu gukorera Imana. Nibyo tugiye kuganiraho. Ubushize ni nabyo navuzeho, nibyo mama Bishop yahoze avuga. Nababwiye ko umutima ukorera Imana ni umutima wabanje gukunda Imana. Ntushobora gukorera Imana udakunda Imana. So ubushize twavuze kuri icyo. Uyu munsi nanone ndaza kuvuga ku bindi, n'ejo ndetse no kuwa kabiri ndazi ko tuzagira ibihe bidasanzwe. Abiteguye kumva ijambo ry'Imana tuvuge ngo amen. Abakunzi b'ijambo tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Igihe cyose mbere ko dusoma, igihe cyose najya mu ndebe, igihe cyose muri ubu bwami bw'Imana turimo, umuntu akuzwa cyangwa se ukura bitewe n'ubumenyi ufite ku ijambo ry'Imana. Tuvuge cyane ngo amen. Kabine nimba bishoboka ushobora kunzamuraho gatoya kugira ngo maze iminsi mbwiriza ahantu henshi, ijwi ndumva rinaniwe kandi iki cyumweru cyarimo akazi. So narindi kuvuga muri ubu bwami bw'Imana turimo, bimwe mu bintu abakristo bibeshya, ntabwo Imana igukuza kuko wasenzurira. Imana ntabwo igukuza kuko wasenze amasengesho y'iminsi 7 wirije ubusa, nubwo nabyo ari byiza, kurira ni byiza. Ntabwo Imana igusubiza kuko wasirimbye cyane, nubwo ari byiza ko tugomba gutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, Abaroma 12. Ibyo byose ni byiza, ariko muri ubu bwami bw'Imana turimo, Imana igukuza bitewe n'ubumenyi ufite mu bwami bw'Imana. Imana igukuza bitewe na knowledge, wisdom umaze kugira mu kumenya Imana kurushaho. Mu yandi magambo, ntabwo ari Imana y'amarangamutima, ntabwo ari Imana kuko wakoze iki kiyikoraho, oya, ahubwo ireba vision iri kugenda ubayo, ireba capacité spirituelle, ireba maturité spirituelle kugenda ugira, kugira ngo Imana izikorane nawe, izivugane nawe. Mu yandi magambo, niyo mpamvu Imana yashyizeho opportunity nk'ingiyi kugira ngo abantu base biga ijambo ry'Imana, kuko ubukure mu buryo bw'umwuka ntabwo buva ahandi, buva mu kwiga ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Imana yatanze abashumba. Yeremiya 3:15 biravuga ngo nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye, bazabigisha cyangwa se bazarabaragiza ubwenge ndetse no kumenya. Mu magambo, impamvu Imana itanga abashumba si ukugira ngo habe ikindi, oya, ni ukugira ngo habeho kwigishwa ndetse no gukura kw'itorero. Abefeso 4:11 Imana yatanze imihamagaro 5 yose ngo kugira ngo abera bigishwe, babe edified, to edify, bakuzwe bagere ku kigero cyande cya Kristo cyo kumenya Imana. Mu magambo, uko urushaho guterana, uko urushaho kumenya Imana, ni kuri kugenda uhinduka uwo Imana yishimira kuruta uwo wahoze. Tuvuge cyane ngo amen. Torero tuvuge ngo amen. So rero umwanya nk'uyu mwiza w'ijambo ni umwanya ukwiye kwitondera, ni umwanya ukwiye kuba excited, ni umwanya ukwiye gufungura umutima wawe kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe, kugira ngo wumve icyo Imana ikuganiriza, kugira ngo wumve aho Imana ikujyana, kugira ngo wumve n'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Abakristo benshi dushobora kuba dutwarwa n'amarangamutima tukibagirwa impamvu y'ijambo. Impamvu y'ijambo si ukugira ngo wumve uburyo abwiriza, dushyiremo ibiheburayo, ibigiriki, ibyongereza byinshi n'ibindi, oya, ahubwo ni ukugira ngo wumve point, ukuremo message yawe, nurangiza utahe mu rugo usubiremo ibyo wigishijwe. Si no kubisubiramo gusa, ahubwo ubishyire mu bikorwa. Iyo bishyize mu bikorwa ubona umusaruro wa rya jambo ryabwirijwe ku buzima bwawe. Iki rero nicyo kibazo tujya tugira mu itorero, aho ijambo rigera ugasanga umuntu excited,
usomye ibyakozwe n'umwa 2:41 biravuga ngo bahoraga bashishikariye ngo kumva ibyo intumwa zagira gute zigishaga, bahoraga bari excited baza mu materaniro. Dawidi niwe wabivuze ngo narishimye cyane ubwo bambwira ngo njye mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana habamo iki? Habamo guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Mu nzu y'Imana harimo imbaraga z'Imana. Biravuga ngo uko wa munsi uhora usatira wegera ngo ariko murushaho kugira gute guterana. Uzi impamvu duhindukira mu nzu y'Imana, tugaburirwa mu nzu y'Imana, dukurira mu nzu y'Imana. Ubwoko bw'Imana tuvuge ngo amen. Bwira mugenzi wawe ngo uyu mugoroba Imana igukoreho mu izina rya Yesu. Ijambo ribi ryawe mu izina rya Yesu. Abiteguye tuvuge ngo amen. So umunsi tuba twaje mu nzu y'Imana, menya ngo nje kugeneratinga wisdom, nje kugeneratinga ubumenyi runaka buzanyambutsa, buzankura muri bya bindi ndimo. Mwani magambo, urebye ibibazo twese ahanini tuhura nabyo biri knowledge dependent. Uko ukura kumenya Imana, uko usobanukirwa Imana kurusha, uko usobanukirwa ubwami bw'Imana, uko ukura mu kumenya Imana, dore kiri kugenda kiba. Imana iri kugenda gutrustinga kuruta uko yagutrustingaga. Transformation izanwa na maturity. Tuvuge cyane ngo amen. So ubwo nzakuba ndi kwigisha n'iyi minsi ndetse n'abababanjirije n'abazankurikira, ndagira ngo mbabwize ukuri itorero ry'Imana, be excited, sana umutima ufunguye kumva ijambo ry'Imana kugira ngo ubuzima bwawe bugire ahantu buva, bugire naho ba. Reka mbabwize ukuri, nta kindi kiduhindura atari ijambo ry'Imana. Ushobora kubyina, ushobora gusenga, ni byiza nabyo, ariko umurimo w'ijambo ry'Imana ni umurimo udashobora gukinisha no gupfusha ubusa. Ukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo ukure. Nibyo biryo by'abakristo. Iyo umwana atariye bikwiriye aragwingira. Spiritually iyo utumvisha ijambo ry'Imana, iyo utarezwe, iyo udatojwe, uragwingira mu isi y'umwuka. Nibi bibazo rero abakristo dufite kubera iki? Turi kwirukankira impano n'ibindi bisa nkabyo, tugatukuri ku ijambo ry'Imana. Amen. Azagiye he? Tuvuge cyane ngo amen. So igihe cy'ijambo, nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo mukunde ijambo kuruta ibindi byose. Yego kuko ijambo rirakubuildinga, riguha capacity yo gukura. Niyo ubonye ibintu bitari byiza ubasha kurobanura, bati ibi ni byiza, ibi ni bibi. Iyo ubonye umuhanuzi w'ibinyoma n'ibindi bidakwiriye, urabati uyu ni bibi. Kubera iki? Discernment spirit yawe, discernment capacity yawe yarakuze kubera gukuzwa n'ijambo ry'Imana. Ndebera mugenzi wawe ngo kunda ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Umubwiye gake muge ngo kunda ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Mu minsi ya nyuma turimo, ikizagutandukanya n'abandi ni ubukure bw'ijambo ry'Imana bwaguriye mu buzima bwawe. Shaka ijambo, kunda ijambo, haranira kumenya no gusobanukirwa. Bajene rubyiruko muri hano muvuge ngo